ramba muzi yacu twiteje imbere iriba rigari mu buzima aho tuvoma kutazima dutanga mitiweli tugira ubuzima bwiza umuturage mwakire umuhe serivisi nziza n'utanabishoboye icyo dushaka n'amahoro n'ubufatanye mu baturage narataga ibyo twagezeho muri Muhozi tuzabisigasira bibe bigari duhigura imihigo twahize kuko ariyo nkingi y'iterambere ramba Muhozi yacu twateye imbere twahize neza kuba ibigwari n'ikirazira mirambi myiza y'iwacu amata akeza agatemba ibibaya bikina inyange ku mugoroba inyana zitashyema ibihumbi byiza by'u Rwanda ibiyaga byiza by'iwacu hari ikivuna cyahawe Muhazi yo mu Buganza ibanzi burera abana ibihumbi byiza by'u Rwanda Ubirunga bisazisha Nyamuragira nyiragabo Muhabura yo mu Burera yahabuye abana b'u Rwanda ibihumbi byiza by'u Rwanda turabashimira nanone kuba mwaje kwifatanya natwe yewe uri kubavugisha nitwa Nyiramundirisi Mireye nkaba ndi umuturage w'umudugudu wa Rubungo ariko kubw'igikorwa cyiza cy'abaturanyi bacu twaje kwifatanya nabo mu gihe rero dutegereje undi mushyitsi mukuru twaba dutangiye ibirori byacu munyemerere ujye juru nk'uko nabibabwiye turirimbe indirimbo yubahiriza igihugu nziza gihugu cyacu wuje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse nahoranisha reka tukurate tukuvuge ibigwi wowe tubumbiye hamwe twese abanyarwanda uko batubyaye rerwa sugira singizwa iteka komeza imihigo Rwanda dukunda tuhagurukiye kukwitangira rw'amahoro asabe mu bagutuye wishyire wizane muri byose urangwe n'ishyakutera imbere uhamye umubano n'amahanga yose maze ijambo ryawe riguhe ijambo tubigeraho kubera igihugu cyacu cyiza n'ubuyobozi bwacu bwiza ni byiza rero ko twibutsa icyo kiba cyaradufashije kugira ngo tugere kuri ibi byose abayobozi batandukanye umuyobozi wacu w'umurenge munyemerere mpe umwanya umuyobozi w'umudugudu atange ijambo ry'ikaze murakoze nyakubahwa umuyobozi w'umurenge kubaha umujyanama w'umurenge hano akagari ka Kinyaga bari hano banyakubahwa umuyobozi w'imidugudu muri hano banyakubahwa abaturage mwese mwitabiriye ibirori tunejejwe nk'uko twabahamagaye mukaba mwaje kwifatanya natwe
igikorwa twakoze cyo gutaha umudugudu z'umudugudu. Muri aka kanya rero nagira ngo tugubwe neza, twicare tuganire, kanya turanasangira numva bari buze kubivuga. Aba rero mbahaye ikaze aho mwicaye hano mu mudugudu wacu kugira ngo dukomezanye ibiganiro n'ibyishimo. Murakoze. Ndashaka ko abantu tubona bishimye kuri gahunda. Nasaba umuyobozi wacu w'umurenge akereka abaturage ba Muhozi, abayobozi batandukanye bagiye bazana muri uyu mudugudu kwifatanya natwe kwishima. Muhozi oye oye oye, Muhozi oye oye oye. Reka tubashimire rero, ngira ngo ntabwo naje jyenyine uko mwari mubivuze, nazanye na vice chairman w'umuryango nabo bakabasubiza. Urwego rw'umurenge nabo bategereje bakabasubiza. Murakoze. Ngira ngo hari umushyitsi Chantal nawe twazanye twinjira ngaha n'abasubize. Ngira ngo ubwo ngubwo abandi nabasanga hari Stephen Kagame n'abasubize. Abandi kwerekana abakuru muri abakuru mu gihugu ni babiri, abayobozi b'imidugudu babashe kuza kwifatanya n'abayobozi b'imidugudu wa Muhozi nabo bakujya hejuru bakadusuhuza. Nabundi buriya ijisho rya mukuru ngo ntabwo biba ryagize gutya bitatse. Ubwo nabo hari ibyo baje kureba, ubwo ubutaha nabo bazagira gute bazadutumira. Ntekereza ko icyo wamusabye ntihagije, sibyo? Murakoze cyane. Murakoze rero, nababwiye ko turi mu muhango wo kwishima, ni igitaramo cyo kwishima. Reka nsabe itorero rize ritunyurizeho akaririmbo nk'abantu turi mu gitaramo. Kuza kubatumira mu birori byo gutaha umudugudu wacu wa Muhozi. Hashize igihe kirekire cyane twifuza kubatumira mu birori byo gutaha umudugudu wacu wa Muhozi. Buri muturage wese igikorwa yakigize icye, twese uko dutuye muri Muhozi nta n'umwe wasigaye. Hashize igihe kirekire cyane twifuza kubatumira mu birori byo gutaha umudugudu wacu wa Muhozi. Karame, Torasusuruka, karame, torasusuruka, karame. mwiteze imbere mute, twiteze imbere twiyegereza ibikorwa remezo, twishakira ibisubizo tubisangiza n'abandi. Intego yacu ni ugukora maze ibikorwa bikivugira. Aho ihoho Muhozi yacu twiteje imbere, icyo dushaka n'amahoro n'ubufatanye mu baturage kuko ariyo nkingi y'iterambere. Ramba Muhozi yacu twateye imbere, ramba Muhozi yacu twiteje imbere, icyo dushaka n'amahoro n'ubufatanye mu baturage kuko ariyo nkingi y'iterambere. Ramba Muhozi yacu twateye imbere, mitiweli iwacu turayifite. Ramba Muhozi yacu twiteye imbere, amahoro iwacu niyo ntero. Ramba Muhozi yacu twiteye imbere, Ramba Muhozi yacu twiteje imbere, icyo dushaka n'amahoro n'ubufatanye mu baturage kuko ariyo nkingi y'iterambere.
iterambere ramba muzi yacu twateye imbere umutekano iwacu turawufite ramba muzi yacu twateye imbere isuku n'isukura turabifite ramba muzi yacu twateye imbere irinka iwacu turazifite ramba muzi yacu twateye imbere ejo heza naho turahafite ramba muzi yacu twateye imbere ramba muzi yacu biteje imbere icyo dushaka n'amahoro n'ubufatanye mu baturage kuko ariyo nkingi y'iterambere ramba muzi yacu twateye imbere imiyoborere myiza turayifite ramba muzi yacu twateye imbere uburezi bwiza turabufite ramba muzi yacu twateye imbere umutekano mwiza turayifite ramba muzi yacu twateye imbere umutekano iwacu turawufite ramba muzi yacu twateye imbere umutekano mwiza turawufite ramba muzi yacu twateye imbere ramba muzi yacu twiteje imbere icyo dushaka n'amahoro n'ubufatanye mu baturage kuko ariyo nkingi y'iterambere ramba muzi yacu twateye imbere tutahe turi bane kuba mwese muri hano ndashaka kubagaragariza ibikorwa twagezeho mu mudugudu wacu muri uyu mwaka wa mbere wa manda dufite tumaze umwaka umwe dutowe ariko hari ibikorwa byinshi twakoze rero tubagaragarize muri make ishuri y'umudugudu wacu abaturage bacu ni 1567 turagezaho mu byo twakoze bijyanye n'imibereho myiza iterambere imiyoborere myiza ariho abaturage bacu ku mibereho myiza mu gihe twari dufite COVID-19 muzi ko tuzaje ariko twasabwaga kwikingiza abaturage bacu bikingije kuri 99.5%. Hasigaye ni bakeya ndumva harimo n'abahunze igihugu kubera ko baza kwikingiza abo ni bakeya ariko twagerageje kwikingiza muri ubwo buryo. Ikindi abaturage bacu bafite mituweli imibare irazwi ko dusanzwe tuyikora ariko nkurikije dufite mu mudugudu wacu turi kuri 89% mu mudugudu wacu kuri mituweli. Ubwo abatayifite nabo barabizi gahunda dufitanye bambwiye ko baza kwishyura vuba. Inzego nyinshi mu mudugudu wacu z'abana ariko ubu ngubu twabashije kubasubiza mu mashuri. Twashishikarije n'abaturage mu buryo bw'imibereho n'imirire kwiyubakira uturima tw'igikoni. Mu rugo rwo mu ngo zacu harimo abaturage bacu bubatse uturima tw'igikoni tunabasuye mwabibona. Ntabwo ari ibintu tuvuga bitariho. Tujye mu iterambere. Icya mbere dushimira nyakubahwa executive, turashimira perezida wa repubulika wabasha kutugezaho kaburimbo hano hepfo. Tukimara kuhagera bisi zose zakatiraga mu izindiro abana izindiro na Rubungo na rya Kibugu mutwihanganire mararakaye kubera iki abaturage bazigenda bose abenshi n'abana basigaye batanga kwicara mwaka n'abandi bose bazicaraga bapfiriye bakagenda bari bahagaze ariko abaturage bamuhuzi nabo twegeranye bo bagenda bicaye neza muri izo bisi. Ni perezida wa repubulika twishimira rwose kubona transport yatugezeho tworohera. Twabashije kwikorera dufatanyije n'abaturage hari amateme yacu yari yarapfuye kuri mu iterambere n'ukuvuga twabashije kugerageza gufatanya n'abaturage tuyegeraho turayakora. Aya nyuma duherutse gukora mu Kariza nshimira umurenge wadufashije kubona ibiti byo gukora rigori ruhurura yahuzaga Muhozi na Karama. Ndumva abepfiriye barabizi muri Kariza twabukoreye ibiraro bibiri bambukanye muri Karama kugira ngo abana bacu bajye kwiga muri Karama batagwa muri za ruhurura babone uko bajyaga kuzenguruka bakazenguruka mu izindiro ariko bakabona kugaruka ariko ubu ngubu barambuka nta kibazo menya n'imodoka yagerayo. Muhozi ufite igishushanyo mbonera twakoze physical plan ndumva yaranemeye mu mujyi wa Kigali. Icyo twasaba
uzadufasha n'ubuyobozi bw'akarere n'ibibazo turabibabwira mwadufasha ikihutishwa kuko abaturage barangije gusinya tukabona uburyo twaca imihanda mu mudugudu wacu ariko ibyangombwa byose twarabitanze rero nibyo tubashije kugeraho. Ikindi hano mu Gakinjiro dutuye mu Kamuhoza harimo umwijima ariko twagerageje gufatanya n'ubuyobozi bw'isoko n'abaturage bacu tubasha kwiyakiriza ariya matara mubona mu Gakinjiro yarongeye araka mwabonye. Yes, iyo ni iterambere twagiye tugeraho ariko dufatanyije n'abaturage bacu. Imiyoborere myiza twafashe ingamba dufatanyije na komite z'amasibo, komite yanjye y'umudugudu ndetse n'abaturage kurwanya ibiyobyabwenge n'inzoga z'inkorano mu mudugudu wacu. Ibyo bintu rwose niyo twabona mu mwashobora kuducamo ariko ntabwo biba karande duhita tubimenya tukabibuzanya. Ikindi twabashije kwiyubakira igicumbi cy'umudugudu kiriho indangagaciro ziranga abaturage b'umudugudu wacu. Abasanzwe baca kuri uyu muhanda cyubatse yari hepfo, twafatanyije n'abaturage kugira ngo tubashe kukigeraho no kwisasune indangagaciro zimwubaka. Ikindi ari nacyo cyaduteranirije aha banyakubahwa n'abo baturage muri aha ni ugutaha ibiro by'umudugudu byubatswe n'abaturage bo muri abo hose. Kandi tuze kubagaragariza ije ahantu yaturutse bivuze kuyibamurikira mu mibare ukuntu mbese buri uko byagenze kugira ngo zitangire. Tuyubatse amezi 3 twatangiye mu kwa 7 mo hagati ariko twayirangije mbere ho gato tugiye dusunika tunoza utundi tuntu ariko byabaye ngombwa ko duteranira uyu munsi ngo tuyishimire tunayitahe. Ibyo ni ibikorwa by'indashyikirwa twakoze mu mudugudu wacu ari nabyo twishimira uyu munsi. Akaba ariyo mpamvu mwicaye aha ngaha. Mu byifuzo banyakubahwa dufite nabyo nari mvuze mu kanya, fisiko porani y'umudugudu wacu turagira ngo yihutishwe tubashe guca imihanda hano haturwe neza no kurusha uko dutuye. Dusabira mu nzego zibishinzwe tukareba aho byaba bigeze kuko bimaze iminsi kandi ibyangombwa dusabwa twarabitanze. Ikindi dusaba hano turafite agakiriro, turashaka ubukungu mu mudugudu wacu. Twifuza ko aka gakiriro mwafatanya n'izindi nzego tukareba uburyo hajyamo abaturage benshi bakora agakiriro kagakora kagashyirwa natwe umudugudu wacu ugatera imbere. Hari abo tuzi bakorera hirya no hino mu makaritsiye basudira, babaza, hari abari ku mihanda hirya no hino. Bishobotse mugafatanya n'izindi nzego bakazamuka bakazana mu gakiriro nk'uko kameze. Ushobora kuba haza imbaraga nshyashya nziza zo kugira ngo hazamuke. Ibyo byari ibyifuzo byo mu mudugudu wacu, ibindi byo turakomeza tuganire. Mu gihe dutegereje umushyitsi nk'uko babitubwiye turuze gufatanya gutaha iriya nzu, byaba byiza wenda munyemereye ko yemo n'umushyitsi mukuru uhagarariye umuyobozi wacu w'akarere ka Gasabo musanze twatangiye hano hari kubera ibirori n'umudugudu wa Muhozi aho hari igikorwa nyamukuru gutaha ku mugaragaro ibiro by'umudugudu wa Muhozi aho uzazikorera. Usanga twatangiye abo twakira abashyitsi batandukanye ndetse haba no kugezwaho n'ijambo umudugudu atumijeho. Itoro ryabyinnye rirabafite byiza cyane. Ubu rero yari umwanya mwiza utubwira uko umudugudu uhagaze, ageze aho tugaragariza bije umudugudu watwaye. Akoze umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge nari maze kubagaragariza
igiteranyo cyose cy'amafaranga yakoreshejwe yatanzwe n'abaturage harimo n'imfashanyo twahawe n'akagari n'umurenge tumaze kubagezaho igiciro twakoresheje. Biba byiza rero bimurikiye abaturage bakumva ko wabigizemo uruhare wese, turamushimira. Ni nayo mpamvu mu buryo bwo kwihutisha aya masaha ni abaturage bumva, ni abaturage rwose ubwira ikintu cyose bakitabira. Nkurikije ukuntu iyi nzu twatangiye tuvuga ngo nta n'amafaranga na make dufite, kandi ko twatangiranye ibihumbi niba ari 11 dusenya akari karimo, dutangira n'amatafari twubaka, nta bije twayibariye. Ariko niyo mpamvu tuyibasomeye kugira ngo amafaranga twakoresheje iyo tujya muri bije twari gucika intege iyo tuyishyira hasi, ariko twageraga ku muturage zana agafuka kaza umufundi akayasiga, hakaba n'usigaye umuyede 3,000 irindi igera hariya. Mu by'ukuri turishimira uko byagenze n'abaturage bacu uburyo badufashije mu gikorwa. Ni nayo mpamvu muri uyu mwanya mu gihe turi hafi kuyifungura, kuyigaragaza ku mugaragaro, kuyifungura ku mugaragaro, nagira ngo nsabe abayobozi niba banyemereye, hari abaturage by'umwihariko bakoze ibikorwa birenze kurusha abandi, akaba twabateguriye icyemezo cy'ishimwe. Ni abantu 4, ntabwo ari benshi. Nagira ngo nifatanye n'ubuyobozi, abo bantu tubahamagare, abo bantu tubahe icyemezo cy'ishimwe cy'imirimo bakoze igihe twarimo kubaka inzu y'umudugudu. Uwa mbere nagombaga guha certificate dufatanije n'ubuyobozi ni umuntu witwa Jacques Mukeshimana Jacques, tukunze kumwita Cangirange, acuruza amarangi y'Kimironko hari. Iyi nzu mureba yatubwiye ati muyitwereke, nta bintu bye muyinyereka, nta bindi tuvugana. Ayisiza amarangi y'ibihumbi 622. Ngo yarayifatanye yose, aravuga ati akantu kose ku buryo n'ejo yahageze ati hari ahantu mutanogereje, arongera atanga irindi muhanogereze neza, ku buryo nahoze muhaza bije ari mu Ruhengeri, yagiye mu Ruhengeri nahoze muhaza bije arambwira ati maze gukoresha 622. Urukaza hano imbere sabe umuyobozi w'akarere afashe tumuhereza certificate. Ariko mu by'ukuri yadufashije ibintu byinshi ku buryo na mu gitondo ntanabizi ibyo tugiye gukora, ariko na mu gitondo ngiye nazindutse 12 njya kureba amayemo ukuntu ateye. Iyo twasanze no gukora isuku ahangaha Mutesi Beatrice aragana yadufashije mu bintu amazi yo kutubashisha kugeza twayafataga iwe akatworohereza mu biciro bike, ubundi akagera ubu. Murakoze. Nako buri mwaka nta nubwo tujya tumwibutsa, atangira abaturage mituweli, abaturage 15 buri mwaka. Buri mwaka aratubwira ati umwaka twageze mu abaturage twaraye batangiye nyakubahwa, ubwo ngo badufasha muri byinshi. Wanyuma twateganije guha ntabwo wanyuma barangana, ariko nuko twabakurikiranyaga. Nshimiyimana Peter haguruka. Byansabe inama dufashe harimo duhere iyo umwaka ushize nawe wicara mituweli y'abantu 15 aranabivuze kwisabe, ntabwo twibizi uri kuduha morale kugira ngo dutangire dukubite hasi tugire ari udukoresho twinshi yagiye aduha kuri izo ubwitange yatanze. N'abandi barabutanze, ariko hari umuntu ubona umunsi ku munsi wo gukurikirana igikorwa cyangwa kubaza tubiri akaguha morale ntaguca intege. Niyo mpamvu natwe twamugeneye certificate. Muri aka kanya rero nshimiye abaturage muri rusange dufatanije n'ubuyobozi, ubwo
aho uzabitesitifika nko kubongerera morale sibyo n'ibindi bikorwa bazadufasha gukomeza kubikora. Murakoze rero, mu kanya ndumva abayobozi nibamfasha mu bindi bikorwa bisigaye turi buze guhita dukurikirana gahunda uko zisanzwe dukurikirana gusa. Murakoze umuyobozi w'umudugudu wa Muhozi, murakoze umushyitsi mukuru mwayiturutse ku karere, abayobozi batandukanye. Mwumvise ko umudugudu wa Muhozi ari indashyikirwa mu bikorwa bitandukanye n'ubwo mwasanze za leta. Ni ukuvuga ngo muri rusange ibikorwa byagezweho kubera aba baturage batuye umudugudu wa Muhozi, kubera inshuti zitandukanye, kubera n'ubuyobozi bwacu bwiza. Muri aka kanya rero nk'uko umuyobozi w'umudugudu yarabivuze, munyemerere dusabe abashyitsi bakuru badufashe baze badufunge. Ari inzu nziza, umuyobozi yagiye abigarukaho, ariko turagira ngo tubatambagize murebe uko iteye n'uburyo izajya ifasha umuturage kugira ngo nawe agere ku iterambere. Murakoze cyane, nabasaba mukigira hejuru. Rwanda rw'imisozi, u Rwanda rwacu rw'ibiyaga n'ibirunga ibiriza boroma. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda, imirambi myiza y'iwacu, amata akeza adatemba, ibibaya bici n'inyange, ku mugoroba inyana zitashema. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda, ibiyaga byiza by'iwacu, hari ikivuna cyahawe, Muhazi yo mu Buganza, ibanzi Burera Banama. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda, mu birunga hari Sabyinyo, Nyamuragira Nyiragongo we, Muhabura yo mu Burera, yo habuye abana b'u Rwanda. Nimwumve ibyiza by'u Rwanda, nimwumve ibyiza by'u Rwanda, abakunda ibyiza by'u Rwanda, imitari y'abataramira, izamaza zibasusurutse, amarore bazabari bagize. Umushyitsi mukuru, abayobozi bari mu nzego zitandukanye, munyemerere mpe umwanya mutoya umusizi wacu yifuje kuba hari umuvugo yatugezaho.
ndaje Rwanda natwe ibyo twagezeho nshimira uruhare rwiza rwa za ntwari zabanje mbere y'ibyacu Muhozi iragenda ifite na bisi Rwanda shimurira udasunga nshimira Imana yabiduhaye ni koko kamwigira aho uvoma harahutajwe uzahuga ntawaguhuye uko yifuza n'uwabigerageje yaribeshye asigara mwaye bimwe birenze intwari zawe zirabihigira ziti nzagusana Rwanda ruzasaza nzakubaka ube paradizo inzira ndende ariko iraharurwa muri Muhozi tubyumva nk'ejo inzira yo gusana turayisoza inzira yo kubaka turayoboka none turarata ibyo twagezeho intego ni ukwishakira ibisubizo kwiha agaciro ntiducishirize intambwe dutera ifite abigonga gusigasira ibyo twagezeho ubu niyo ntego ibyo tubivoma ku isoko ihora isukuye yitwa imiyoborere myiza mu mariba dukesha intore zirusha inama iriba rigari mu buzima aho tuvoma kutazima dutanga mitiweli tugira ubuzima bwiza ubwo ni ubwisungane mu kwivuza imihigo twesa twese nk'abitsamuye mu majyambere ntitujoka imihanda yacu ni nyabagendwa ubu na bisi yarahabonetse Kigali Gasabo Nyuri Muhozi Bumbogo mu Ngara Sinyinya inyubako nziza turagerageza imigenderaniro isukuye aho dukorera turahashoje inyubako yacu tuzayisigasira ibyo tubikesha inama nziza tuzivoma mu ijambo kwihesha agaciro umuhigo duhiga wa buri munsi umwanzi Muhozi duhora n'ubujiji ubukene tubutsinde bwogahera kuko abana bacu bagana ishuri abaturage bacu bagana amatsinda kwizigamira babigira ibyabo ngo ubukene Muhozi tubuhorahoze turate ibyagezweho duhangana n'ibihe ejo heza turizigamira birambye Rwanda yacu tuzayisigira kuko yaratubyaye tuzayisiga heza muri Muhozi rubyiruko Rwanda rw'ejo n'urwa none ntituzarusiga uko twarusanze inzira ni ndende turayikomeje umutekano uhora ari intego isuku iwacu izana ubuzima kwesa imihigo bihora ari ibyacu amaboko atera ntituyashaka ubuti Muhozi n'ikirazira abagore Muhozi imbaraga z'igihugu abagabo Muhozi bahora babizi urubyiruko Muhozi ntibakiryama ni imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba uyu munsi biragaragara twishimiye ibyagezweho ntore naramiye none murakagwira mugwiza ibisubizo by'iterambere dushimira intore zirusha intambwe urugero dutoza gukunda igihugu no kugikorera bibi byacu kugira paradizo muri Muhozi niyo ntego iyi nyubako irakomeje izaba ari etaje itajegajega intego ni ugukora cyane dusigasira ibyo twagezeho turabikomeje umuturage wacu w'u Rwanda bivuga kwanda n'ukongera kubaka u Rwanda niyo ntego mu Rwanda yacu ingana n'akadomo ariko ibigwi byayo biratangaje utabizi uwo si uwanjye muri Sudani bavuga u Rwanda muri Haiti bazi u Rwanda none Muhozi Bumbogo Ngara na Iragara harya mu Rwanda yacu bwingana n'akadomo Amerika y'igihanganye ibyo yarabimenye ko mu Rwanda kwiha agaciro ariyo ntego ibyo nibizi neza ibyo yananiwe Rwanda yarabyikoreye maze Muhozi tubyumva nk'ejo tubivoma kwiriba dukesha intore zirusha inama mureke soze sinshonje nzasubira nge narataga ibyo twagezeho muri Muhozi tuzabisigasira bibe bigari duhigura imihigo twahize neza kuba ibigwari n'ikirazira Mukasine Germaine bataramiye murakagira imikorere Murakoze cyane Germaine umuvugo mwiza ugaragaza abaturage bacyo beza bagendana na gahunda za leta munyemerere rero muri aka kanya nkuko nababwiye muri Muhozi mwabonye ko ibikorwa ari byinshi cyane hari ugutaha inyubako hari ukuvuga ibyagezweho yaba mu iterambere mu buzima mu burezi byose ni ibikorwa byiza ariko hari ikindi gikorwa cy'indashyikirwa bashatse kugaragariza abatuye umurenge kagari ko Muhozi itiherana ibyiza ahubwo ibyiza bagezeho babisangiza nabo mu yindi midugudu aka kanya umuyobozi w'umudugudu aze tugezeho ikindi gikorwa cyiza cy'ubufatanye cy'urukundo
kigaragaza uburyo umudugudu wa Muhozi, akagari kacu, umurenge wacu ufite urukundo. Turutse mu mudugudu wacu tugiye kuremera umuturage wo muri Musave. Nagira ngo rero sabe uremerwa ze hano arahari, bari ku rutonde, none mfashe abayobozi baze badufashe kwimushyikiriza n'umujyanama w'umurenge uri hano dufatanye. Tuve muri Ramba niwe wari uri ku rutonde rwo twaha inka. Umudugudu wacu niwo twabwiwe biturutse ku murenge, batubwira ko ari uyu nguyu wari utawe guhabwa, niyo mpamvu tugiye kwimushyikiriza. Sogokuza ari data ni naso bose barawusanze, ubasonzoranyiriza mu nzu y'amahoro, impumeko y'urukundira kundira Ramba bambe umubano mu bantu. Rero kugira ngo icyo tubivuga uyu munsi ni ugushimira abaturage ubw'imbaraga zabo batanze bubaka ibiro by'ubuyobozi bw'umudugudu wa Muhozi kugira ngo bajye bakira abaturage, babakira neza, bahabwa serivisi, bafite n'aho bajyana ibibazo cyangwa bakira abaturage, birinda ko babakirira mu rugo rwabo. Buriya aho umuntu atuye niwe ntabwo ari ofisi. Tunasaba n'abandi ko abadafite aho bakorera bakwishakamo ibisubizo bakabikora. Ariko rero umuyobozi nk'uko babivuze, uyu mudugudu wa Muhozi ni umwe mu midugudu igize akagari ka Kinyaga mu murenge wacu wa Bumbogo, babashije kugera aho bakorera. Ngira ngo dufite imidugudu, dufite umudugudu wa Ramba, harimo n'indi ariko ntabwo iraba yose. Hari n'aho twashyize ibuye ry'icyitegererezo cyangwa se ryo gutangiza kubaka inyubako mu mudugudu wa Rugando muri Musave. Ubwo rero ngo muntize amashyi dushimire komite y'umudugudu n'abaturage bakoze iki gikorwa, ni ukubiha agaciro. Akaba rero rwose bikuye ku mutima shimira abaza igitekerezo kugira ngo bubakire ibiro by'umudugudu ahangaha, ndetse n'ibyo cyashyize mu bikorwa n'abafatanyije kugira ngo gishyirwe mu bikorwa. Ni bakeya mu midugudu dufite yo mu karere kacu abo 481, ngira ngo imaze kugira inyubako shaka kutarenga 50. Murumva rero ko uyu mudugudu ari intangarugero mu yindi midugudu 481 dufite. Mwamuha amashyi rero. Ikindi kishimishije cyane, uyu mudugudu wigize ko umudugudu w'ibibazo. Wari umudugudu w'ibibazo ariho habarirwa ibyaha byose. Ngira ngo abahazi niho hataga amabandi, hataga abambuzi, abamwara umugi, mbese ku rutonde ngira ngo abantu barahazi Muhozi n'abamonika bose abashantari murahazi ukuntu hari hameze. Wagiraga ibyaha byinshi ugacumbikira n'amabandi, yewe hari n'abo twize gushakisha tubasanga za Bugesera baribye za moto. Nkurikije nuko nabonye abaturage baho, nkurikije ibigwi byaho numvise, nkurikije amakuru nagiye nkurura, nka bya bindi ngo wari Sawuli ryabaye wari Sawuli yabaye Pawulo.
uyu mudugudu rero nawo nabigeranya nk'ibyo ngibyo. Nagira ngo rwose mbashimiye mbikuye ku mutima nkurikije ukuntu Muhozi nari nyizi. Muhozi nari nzi kera, ntabwo rero nabonye uyu munsi. Ntabwo rero ndi bubatindire, hari ibyifuzo bari bambwiye mu buyobozi wanyu umudugudu yifuje ko yageza ku buyobozi no gushyira mu bikorwa master plan, cyane cyane gutunganya igishushanyo mbonezamiturire physical plan ko cyakwihutishwa. Birakwiye koko, ubwo ni ubuvugizi nanjye nzakora, ahubwo sinzi igitifu niba mu rutonde niba yabirimo Muhozi mu rutonde batanze ku mujyi, kuko ngo dufite imidugudu 23 no ku bishushanyo mbonezamiturire 23 ugiye kwemezwa n'inama njyanama kugira ngo batangire gutura. Icyo nabashishikariza rero mu gisigaye kiriho, abaturage nibo basigaye bicara ubwabo bakiga ukuntu batunganya physical plan. Ese umuturage inzu ye nigongwa bizagenda gute? Ese bazatanga ubutaka bungana gute? Gutangira kwigishanya hagati yanyu kugira ngo hatazaba ibibazo igihe bazatangiye gushyira mu bikorwa iki gishushanyo. Tugiye dufite ingero nyinshi cyane aho abaturage bagiye bibakira imihanda, bagatanga ubutaka bwabo kugira ngo iterambere ryabo ryihute. Aho mvuye muri za Jabana hari umuhanda bubatse uva harya hasi Kabuye akaruruma ukajya hejuru Bweramvura, hakaba wa Sansinike n'utari Sansinike, ni umuhanda watwaye hafi miliyari 4, ariko abaturage bagize mu ruhare ku bikorwa byabo, ari amazu ku ruhande, ari ibikorwa by'amazu yabo bagiye basenya, ngira ngo nka 1/2 cya miliyari 2 barakita. Ufashe indi ntera batitaye ngo wenda ni umudugudu wa Muhozi, bakaba bashyikira n'undi mudugudu bagafatanya. Ubagiye gukora none hari umudugudu wa Kabuye, akagari ka Kabuye, ubagiye kujya mu kagari kandi kegera hirya harya ku n'undi mudugudu harya hirya hegera kiliziya y'Abakatolika niba muhazi, ntabwo umurongo gusa mugeze hano hirya muri Zindiro mukarakora bikoreye imihanda, mukajya Kimironko, iriya mihanda yose n'abaturage bayikoreye. Noneho biza kuba ngombwa ko ubu umujyi wa Kigali muri bije y'umwaka bagiye bashyiramo amafaranga azajya afasha abaturage noneho biyemeje kwikorera noneho imihanda bakabunganira. Ubu ngubu nicyo kigezweho. Hari nka Kimihurura aho batangiye kare, ubu barimo kwishyira n'amatara éclairage public, bakajya bacana habona. Mwumva rero imyumvire y'abanyarwanda bacu iragenda itera imbere, tugiye dufite ingero nyinshi cyane. Ubu narwo ni intangiriro yabyo. Ubuvugizi turabukora rero bujyanye no kubafasha kugira ngo muture neza. Ikindi mu rwego rwo kurwanya imyubakire y'akajagari, ntabwo ari ngombwa ko uhita ubaka niba ari kadasiteri ugiye uzubakamo, ushobora gutangira kuri annex ukaba uyirimo wayubatse ubundi ukazubaka witonze, biremewe. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bagenda ngo mwihanike mugire gute, upfa kuba utuye bwa buryo bw'imiturire bakabera ku buryo annex zazimeze, ukaba wayo muri annex mu gihe uzubaka neza. Ngira ngo rero biragenda byoroha no kugira ngo dufashe abaturage bacu no kurwanya imyubakire y'akajagari. Uburyo bwo imbaraga kagakiriro aho bukera, ahubwo ntago kuri kaburimbo kazamenya kumera gutya, ntago bizashoboka mu mushaka amafaranga, ahubwo no kureba kuri master plan yahise hateganyirijwe iki nanone. Nagakiriro okay, ako ntabwo ari agakiriro kameze gutya, si byose. Ntabwo mufite kaburimbo iri ahangaha, none ikindi mbabwira nuko hagiye kuza abantu bagiye gutura hano hari ubutaka bwa leta. Twafite hegitari 15, tugiye kwashyira ishuri rikomeye cyane ry'imyuga kuri hegitari 4 n'igice, ishuri ry'icyitegererezo abana banyu bazigamo n'abagifite imbaraga zo kwiga. Muri Ramba hano hepfo mwe dufite ubutaka, hagiye gutura abantu bamaze ageretse,
bivuze ngo rero akagaciro kayo ntakajyanye n'igihe turimo kiri imbere aha ngaha. Uyu muhanda niba nibuka neza washobora kuri muri bije y'umwaka utaha uzakomeza unyure ku murenge wa Bumbogo umanuke uhure n'uwa Birembo na Kinyinya, hanyuma none tuzadukura imwe yo hasi wasindira Masizi nawo azaba ari mu kaburimbo ku buryo iyi zone izabisobanutse. Ubwo bivuze ko n'abahatuye namwe mugomba kugira gute gukomeza gusobanuka. Hari abatuye ku mihanda bibanza kubaka ibintu bigezweho, hakuno epfo ngaha hari amataje azamutse namwe murabyumva. Ni ukuvuga ngo Bumbogo igiye gusobanuka, ifite uyirebye kuri master plan y'imyaka 5 iri imbere usanga umujyi wa Kigali twihaye imyaka 3 yuko twakoze iriya mihanda y'umujyi, usibye abaturage bazajya bikorera. Ariko nicyo ntababwiye gutera inkunga abo baturage icyo bazajya bakora, uwo muhanda bazajya banza mwigi nyigo ikomeye cyane atari kwa kundi ngo twisondeka tugashyira mugakushe kamwe nk'iya tugiye gukora iwacu mu kagace dutuyemo. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda ukomeye umeze gute. Icya mbere kugira ngo bagutere inkunga bazareba umara iki, ese uragabanya ambutiyaje, ese uwo muhanda tugiye gukora hari iki gihari kizafasha abaturage. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nimutangira kuvuga ngo mugiye kwikusanya gukora umuhanda bazaha tekinisiye bige ko nabonye nabwo bisaba none imbaraga zidasanzwe, ariko ziko hari aho bazagenda bikora. Urugero Kabuye barabikoze barabyikorera baherekeza umushinga bashyiraho kampani y'abashinzwe gukora, twabunganya amafaranga make cyane kugira ngo bakore imihanda. Niba hari abaturage beza rwose n'abandi mwese muri beza ariko bumva babyumvise, urebye ukagera Kabuye ukara ku mihanda yawe yarakora hejuru aho ngaho birashimishije. Ibindi wenda n'ibyo ndibusaba sinzi niba umuyobozi w'umudugudu yabisabye. Ubungubu igihe kigezweho mu gufasha abaturage mu gukemura ibibazo byabo, tukabibika muri sisiteme, atari bya bindi umuyobozi navaho ngo hajyeho undi yongera atanga ikirego umuntu akajya aza akabisanga birimo. Ni ibikorwa twatangiye muri Gasabo, icyo twise operasiyo akarere mu kagari. Twazengurutse imirenge yose tureba ibibazo birimo, uburyo bikemuka n'abandi bazadufasha kubikemura ibyo tutashoboye gukemura. Ubu tugiye gukora igitabo cya bya bibazo byose by'imirenge 15 tubyohereze Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umujyi wa Kigali, tubyohereze no mu murenge byagiye bibamo, ariko tubasaba ko nakemuka tuzongera twende sante yo kureba byakemutse bitarakemutse. Umufashe ku bafatanyabikorwa ugira mushakire printer na laptop. Nabinyemereye numva bikugoye tuzafatanya tuyibone, sibyo? Ntabwo mu bushobozi dufite ziriya ntebe nizo twashoboye kubaha, nizo twubakiye ibyo bita gutekesha, twamutekesheje. Twatekereje mu gihugu twabonye ko ari intebe 5 nibura, nubwo bafata batuye ku muturage ariko basange komite y'umudugudu yicaye neza, sibyo? Mwabonyemo imwe ndende ni ya mudugudu, ni ya muyobozi w'umudugudu. Agomba kubaho itandukaniro, sibyo? Bukara agaciro. Reka rero mbashimire. Ubundi umunsi nk'uyu nguyu ari umunsi wo kwishima, ntabwo ari umunsi wo kubatuta amagambo no kubabwira ibintu byiza tuzageraho, ariko nabwira ko Bumbogo ushoje muhishiwe, kuko hari ibikorwa byinshi byateganyirijwe, byinshi pe, byinshi. Urebye inganda ziracyaguka, iyo urebye urubyiruko rukora hariya birashimisha, ukabona bigabanya ubushomeri mu bana bacu. Byaba n'impamvu bazanye iyi myuga iri aha ngaha kugira ngo bazajye abana bakora amastage hariya. Hari ibindi n'ibiki ubwo mfite nta bindi, birahagije. Imodoka itwara abagenzi kugera ku isoko yarabonetse,
nibyo byatwahoraga tubaza nigarukiye hano irahari mu ya Kimironko yihariye nabonye ari imodoka y'isirimu murasobanutse reka rero rwose ndaje nshimira abagize uruhare rwose muri iki gikorwa mwese ndabashimiye nakomereza aho ngaho iyo abantu bicaye rero nuko mutakurikiye waza igitekerezo burya niwe mushinga n'igitekerezo yarakoze kandi bikagira mu bikorwa ndabashimira abaturage ba Muhozi mwese mufite ibiro byiza ariko ntimukajyana mwamugana ibibazo gusa mujye mujyamo n'inama yo kubaka umudugudu wanyu umuyobozi wanyu w'umurenge n'akagari kugabanya ibibazo muhanze mubyikemurire muri za nteko z'abaturage ikindi mumvishe umuyobozi wacu wakurikiye disikuru ye kudasiragiza abaturage kutigagaza umuntu wigire uzi ico nico muje ko yababwiye ngo yamuherwa buri cyo ntazi umuturage mwiza mugomba kwiyoroshya kuko niyo ntebe wicayemo dufite n'abanyarwanda benshi bize kandi bazi ubwenge kandi bashoboye umuntu hayivamo bakajyamo n'undi ubuyobozi ntabwo ugomba kwigagaza mugire gute umuturage mwakire umuhe serivisi nziza n'utanabishoboye ntabwo arimo kumushimisha ashobora kuza iyo utabishoboye akamubwire neza mwakire neza ndabashimiye rero mugire umunsi mwiza amashyi umuyobozi waje kubana natwe nahoze mbaza ngo yigiye muri kaminuza ya hehe bishoboka barakoze wari umuhanga birashoboka yakoze neza rwose kuvuga wumvaga ari umuntu wize mu buvanganzo muri kaminuza runaka ubuyobozi bwacu bwiza munyemerere rero sabe abari mu gikari baze dusangire dutarame twishime rwose ibyagezweho ni iby'indashyikirwa Muhozi woye reka sabe DJ bashizeho umuziki mu birori turarya tukabyina tukishima rwose mwicare mugurwe neza muryoherwe kandi buri wese atahe agize icyo afata murakoze cyane Niki cyaruta ubuntu n'imbabazi mu bantu bambe umubano mu bantu nta cyaruta umushyikirano no ku bindi mwe bambe mu mubano w'abantu cyaruta gufatanya hakuru kuri bambe mu mubano w'abantu
ukaba igitego mu bindi bihugu ongera ukaba igitego mu bindi bihugu Rwanda rw'Abanyarwanda ugiye ahantu heza Rwanda rw'imisozi igihumbi igihugu cyiza uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere igihugu cyacu dukunda murahumura zongera kugusenya twese dushyize hamwe avangura ry'amaboko uturere n'amadini inzira y'ubumwe n'ubwiyunge inzira y'ubumwe n'ubwiyunge Rwanda rw'Abanyarwanda ugiye ahantu heza Rwanda rw'imisozi igihumbi igihugu cyiza uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere abayobozi bakunda amahoro intwari ziharanira kandi ufite abakozi bakunda umurimo intego yacu twese tugeze ku majyambere intego yacu twese tugeze ku Rwanda rw'Abanyarwanda ugiye ahantu heza Rwanda rw'imisozi igihumbi igihugu cyiza uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere Rwanda rw'Abanyarwanda ugiye ahantu heza Rwanda rw'imisozi igihumbi igihugu cyiza uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere uruhumeka amahoro yo nkingi y'amajyambere Rwanda rw'Abanyarwanda ugiye ahantu heza Rwanda rw'imisozi igihumbi igihugu cyiza